turabashuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma wowe ugeze hano bwa mbere wiyumvemo ikaze. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Kandi wowe udukurikiye uri mu akazi keza, udukurikiye ugenda ugereye amahoro, ushobora kuba udukurikiye uri muri situwasiyo itari nziza. Uwiteka ahindura ibintu byinshi ku buzima bwawe bihinduke. Imana y'amahoro rero baha umugisha. Turabashuhuje abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye zacyo mugubwe neza, umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Hanyuma mwebwe mudukurikiye muri mu mpande enye z'isi zitandukanye, ukuboko kw'Imana gukomeze kubana namwe muri byose. Imana ibahereza umugisha rero, ndabakunda cyane. Hanyuma nimba utarakanda kuri subscribe, ugira umwete cyane wo gukanda kuri subscribe, ni inkunga ikomeye cyane kandi Uwiteka arabiguhera umugisha. Kandi igihe uzajya wumva ikiganiro kinyuze hano, yaba amasengesho, yaba ikiganiro, yaba ivugabutumwa, ukumva bigukoze ku mutima, hita ubyoherereza abantu, babwira uti amavuta y'Imana abe kuri mwebwe. Imana ibahereza umugisha rero. Nagira ngo mbasengere Imana, dutangire dusenga, hanyuma niturangiza tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima. Imana ishobora byose, ndagushimiye cyane uyu mwanya mwiza utanze kugira ngo tuganire amagambo y'Imana washyize ku mutima. Ndasabye ngo iri jambo rijye gutambuka, ribere inkomezi umuntu wese ugiye kuryumva, kandi ahantu rimusanga ntiriba ariho rimusiga. Ubwiza bw'Imana bubane n'uyu muntu, ikiganza cyawe kimukoreho cyane, kandi imbaraga zawe zikurikiranira ijambo, riba umuti uvura. Ndagushimiye kubana n'umuntu wese ukurikiranye iri jambo, kandi icyifuzo afite gisubizwe nawe. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 14 umurongo wa 23. Igice cya 14 Yohana umurongo wa 23 haravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari, tugumane nawe. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiremo iri jambo. Riravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari, tugumane nawe. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riraryoshye kandi ni ijambo rizwi. Ntabwo nababona ijambo rimenyerewe, kuko wamenyereye ijambo uba warangiye. Imana izakurinde kumenyera. Izakurinde kumenyera. Akamenyero si keza. Burya umuntu yakumenya ariko ntakumenyere, umuntu mwamenyana ariko ntakumenyere. Imana izakurinde umuntu kumenyera. Iguhe abantu bakumenya, mumenyane, anakumenye ariko ntakumenyere. Rero nugera kuri level yo kumenyera ijambo ry'Imana uzaba warangiye. Nagira ngo rero aka kanya tuganire kuri aya magambo Yesu yavuze ngo, umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Hanyuma tuzahita dutegura uruzinduko. Ari uruzinduko rero ruteguwe ku muntu ukunda Imana. Iryo jambo mfite, ari uruzinduko rw'abagabo rwose rwateguwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uruzinduko rwateguwe, bagiye kuzindukira iwawe. Imana Data, Imana Umwuka Wera witegure kubakira. Uru ruzinduko rwose Mana we rwaje witegura aba bantu. Hanyuma
Bibiliya iravuze n'igihe Yesu asezera abigishwa arimo yizamukira mu ijuru yakoze ikintu cyiza arareba aravuga ati ahantu mbasize ni danje ningenda gutya nta kintu mbasigiye isi izabacanga reka nkora ikintu kizatuma isi itabacanga mbasigire umwuka wera ngo arazamuka aravuga ati ndaboherereza umwuka wera ariko asiga anavuze ati ni mu nkunda mbega mwebwe ni mu nkunda ubundi hari abantu babeshya ngo bakunda Imana ariko ukabona bayikundisha umunwa umutima ukabihakana kera mu cyaro hari korasi twateraga mu cyaro sinzi mu mujyi aho ariko ni za kera nyine kera hacu twajyaga turirimba ngo bavuga ko bazi Imana bavuga ko bazi Imana bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana urumva hari abantu b'abahanga mu kugaragaza ko bazi Imana bazi no kuyivuga ariko ntibamenye kwitondera amategeko yayo kuko nicyo Yesu yavuze ngo umuntu nankunda ngo azitondera ijambo ryanjye azitondera ijambo ryanjye kurivuga ni kimwe kuryitondera ni ikindi hari abantu bazi kuvuga ijambo ry'Imana binyoza we avuga ijambo kagira ngo niwe waryanditse mbega akamanukura ijambo kavuga uti wagira ngo biba yarahari azi kurivuga ariko ntazi kuryitondera Yesu yashyizemo akantu k'akarigondi ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ntabwo arazatondagura ijambo ryanjye umva hari abantu muzi kuritondagura ndugu yangu muzi kuritondagura arimanuka akamanukura inkuru za Samweli akazimanukura avuka kwa Hana akazimanukura bamutanga mu rusengero bamusigayo akazimanukura yirundumurira mu buhanuzi akazimanukura ukagira ngo banamutwita yarahari nibyo kurivuga ni kimwe rwose ni byiza no kurivuga ariko kuryitondera niho Yesu yashyize akantu aravuga ngo umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye akaryitondera icyo rimutegeka gukora akagikora icyo rimubuza akakireka kuko kuryumva kuryitondera niho akazi gakomeye kari naho kuryumva byo turaryumva imbuga nkoranyambaga zaraje radiyo zaraje insengero zanabaye nyinshi rwose byo abaprofete n'abapasiteri n'abashumba n'abapasiteri n'abarimu n'abavugabutumwa b'umuhamagaro n'abasatuzi nabo ngo bateyemo babaye benshi we Mana babaye benshi bazi kurivuga bazi kuvuga ahantu ijambo ryumvikana Mana habaye henshi hari naho ntazi mwe muzi kuri za Facebook umva rirahari rwose Mana yanjye ahantu hose ririyo niko no kubikuta ririyo no ku mafishi ririyo ijambo rirahari hari abadamu bazi kuri nonosora Yesu we hano mu gihugu cy'u Rwanda ho dufite abadamu b'intyoza mu kuvuga ijambo ry'Imana turahari tuzi kuvuga ijambo ry'Imana ndetse cyane hari abasore babyirutse rwose bafite Bibiliya n'udupenke hakurya aho ngaho ku mutwe bazi kuvuga ijambo ry'Imana na za rero zimirambararo Mana hari abagabo Mana hari ibikwerere hari abamama bakuze hari abakiri bato bazi kurimanukura bamwe bavuye no kuryiga bafite masters abandi barivuye kuryigira ngo mu bihuru ngo bigishijwe n'igihuru abandi muvuye kwiga mu buryo buciriritse bazi kurivuga pe Yesu avuga aya magambo yarabizi ko ari abahanga bazi kurivuga bazanaboneka ariko aha yabwiraga abaryitondera burya jewe nashima kuryitondera kuruta kurivuga buriya rero hari ikintu kizanabakoraho mwabantu mwamuvuga nkanjye muvuga egare kwitondera hari abantu mubwira bakumva nabo ntibitondere ariko hari abantu mubwira bakabarusha amahirwe yo kwitondera ibyo muvuze haleluya hanyuma aha hantu rero niho ubuhanga buri aha hantu niho
niwe ijambo niwe irigondirire. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye. Ikintu tuzakora sasa ikintu tuzakora ngo nitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo ngo akitondera ijambo ryanjye ngo na data azamukunda. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu we warakoze. Siko Yesu asize amennye ibanga. Aha hantu Yesu nta surprise irimo. Aha hantu nta surprise Yesu yakoze. Aha hantu Yesu nta surprise yakoze. Yararimenye pe. Yararimenye kuko yahise avuga ngo na data azamukunda. Donc na data azamukunda. Umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye na data azamukunda. Imana ihabwe icyubahiro gikomeye. Uyu muntu nankunda akitondera ijambo ryanjye hari ikintu na data azamukunda. Hanyuma namara kugira urukundo data azahita ategeka tuza aho ari tubane. Shimwa Nyagasani, tuzahita dukora ikintu cyitwa kuza tukaza. Nimba tuzamanuka tuzatambika simbizi, tuzaza aho ari tubane. Hariho umugabo umwe Patmos witwa Yohana, ariko ntabwo ari uyu nguyu twasomye. Yohana uyu nguyu yagize gutya, yandika inzandiko, yandika igitabo cy'ibyahishuwe. Uyu Yohana ngo yari yibereye Patmos, ngo ryari nk'igerageza rya nyuma. Ryari nk'igerageza rya nyuma ryo kuvuga bati ahantu hose twamushyize yanze gupfa, reka tumujyane Patmos. Patmos nahagera umubu waho wonyine n'umuruma sefine azahita arangira. Maze ngo ageze Patmos kubera ko yakunze gukiranuka. Kuko yakunze gukiranuka ukanga ubugome, kuko witonda ijambo ryo kwihangana kwanjye, kuko witonda ijambo ngo data yaje aho ari, ngo nanjye nzahabwira data tuze aho uri tubane. Dore ubwami rero ngo buramanuka Patmos. Haje itimo y'ubwami, haje itimo y'ubwami. Jye na data tuzaza aho uri. Hakuze icyo bita itimo Patmos. Bahageze batangira kumuha amakuru. Bamubwira ati rero tangira wandike. Hirya hari ikigo cya gisirikare naho yakuye wino, bamuha uburyo bwo kwandika. Murabyumva hano yari yatawe mu ishyamba Patmos, hano nkaho nyine ho kujya gupfa. Ngo atangira tuzaza aho ari. Haleluya! Tuzaza aho uri tubane nawe. Ngo atangira kwandikira amatorero yo mu Efeso. Arandika, Simuruna arayandikira, Perugama arayandikira, Philadelphia arayandikira, Tiwatira arayandikira. Yandikiye amatorero 7 yo mu Efeso. Kubera iki? Ubwami bwaje aho ari. Ndashaka ko ubwami buzi wawe. Birasaba iki? Kwitondera ijambo wumvise, kwitondera amategeko wumvise, kwitondera ijambo ryo kwihangana, kwitondera ibyo wabwiwe, kwitondera ibyo wasomye, kwitondera ijambo. Ibyo byonyine biratuma ngo data, Imana data, nanjye tuzaza aho uri tubane. Ndashaka kukubwira rero wageze kuri level yo kubana n'ubwami. Haleluya! Iyo wageze kuri haleluya, haleluya, haleluya. Iyo wageze kuri level yo kubana n'ubwami, uburi ndakorwaho, uburi ikinyabiziga ndakumirwa, reka mbivuge gutyo, uburi ndakumirwa. Yesu we, uburi mburumbonye, uburi agati kataribwa, uburi ubwire butagendwa. Yesu we, uburi muri rya jambo ngo uzakuvuga akagutunga urutoki nanjye nzarumutunga. Uzagukora, abazagukoraniraho bazapfa bakuzize, bazagutera banyuze mu nzira imwe, bazatatanira mu nzira 7. Mbega uburi nk'akantu k'akabebe
k'inkoramutima y'Imana. Iyo witondeye aya mategeko uravuga rikijyana. Ingingo yose muri Bibiliya irakurengera, nta ngingo nimwe abone kurenganya. Iyo ugeze kubavuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi, iyo ngingo irakurengera kubera ko witondeye ijambo ryo kwihangana, witondeye amategeko n'amategeko. Ahantu hose ijambo rirakurokora, ahantu hose ijambo ingingo zose zo muri Bibiliya zirakurengera. Tuzaza hwari. Reka mbabwira ahandi hantu ubwami bwamanukiye mu itanura rya kumuriro. Muvuge ngo amen amen. Mu itanura rya kumuriro harimo abasore batatu, Meshake, Saduraka na Abedinego. Abasore bitondeye ijambo ry'Imana, bitondeye rivuga ngo ntukagira izindi mana mu maso yawe. Barangije baramanuka bajya mu kibaya cya Dore. Bageze mu kibaya cya Dore barikomereza, baragenda baragenda bamamaza Imana, barikomereza baragenda bajya mu mwuka, barikomereza baragenda bavuga ko yera, barikomereza baragenda bavuga uko itabara, barikomereza. Hari ukuntu mu mwuka wikomereza ukagenda. Barangizeje rero ngo birangira babwiwe ko umuntu utazubararira Imana Meshake na Saduraka na Abedinego, umuntu utazubararira ikigirwamana cya Nebukadinezari, ngo umuntu utazacyubararira uwo ngo azahanwa ibihano byari biteganijwe, ariko abana b'abahungu ndagira ngo umvuge ngo amina. Aba bana b'abahungu baravuze bati twebwe Imana yacu ifite gahunda yo kudukiza. Ibyo bishoboye muri yo ifite gahunda, kuko twitondeye irivuga ngo ntimuzagira izindi mana mu maso yanjye. Kabiri, ibasha no kutadukiza, ariko nawe itadukiza. Twebwe twitondeye ijambo ry'Imana mu rwego twanabipfira, twanabizira, twanashyingurwa, twanapfa tuzize ibi bintu. Barangije babashyira mu itanura ryaka umuriro. Tuzaza aho ari tubane nawe. Ubu bwami bumanutse. Dore ubwami ngo buramanuka mu itanura ryaka umuriro. Nebukadinezari mu gitondo agiye kureba asanga ubwami bwibereyemo, atangira kuvuga ngo najugunyemo abantu batatu, ndabonamo wa kane. Ubwami data we, ubwami bwamanutse mu itanura, bwasanze abantu bitondeye ijambo, bwasanze abantu bubashye ijambo, bwasanze iri jambo. Ndifuza ko iri jambo intego yaryo mwitondere icyo Imana yavuze, mwitondere ijambo Imana yategetse, kuko mugiye gusurwa n'abashyitsi. Tuzaza aho ari tubane nawe, tubane nawe ku buryo nitumara kubana nawe uzamukoraniraho azapfa muziza, uzamutunga urutoki nzarumutunga. Sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no kugukoza isoni. Umva iyo ubwami bwahageze, ni bene ayo magambo aharanga. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu nankunda akitondera ijambo, ngo umunsi babakuyemo bubashywe ahita asinyirwa n'itegeko rivuga ngo umuntu utazasenga Imana Meshake, Saduraka na Abedinego azatemagurwa n'urubyaro rwe ruhinduka icyavu. Kubera iki? Aho ubwami bwageze amategeko ahinduka. Aho ubwami bwageze itegeko risimbura irindi, nta nama iteranye, kubera ko ubwami bwahageze. Mvugira ngo amina. Rero data wenda afashijwe, mvugira ngo amina. Aho ubwami bwageze, Imana ishimwe cyane. Umuntu niyitondera ijambo ryanjye tuzaza. Navuga nk'ahantu 10 ubwami bwageze, ngaho ndebera muri gereza Paul na Silas batawe muri yombi. Ubwami bwarahageze. Abana b'abahungu baririmbye ubwami bw'Uwiteka. Yesu we bararirimbye ngo mu gicuku, ngo bararirimbye bahamagara ubwami bw'Uwiteka, ngo buramanuka buza muri gereza, bubohora imbohe guhera kuri Paul na Silas. Bubohora imbohe zirabyumva, ngo bufungura imiryango wa gereza. Hanze ya gereza abacunzwe gereza barasinzira. Tuzaza. Ndashaka ko ubwami buzi wawe. Gereza geraho ubwami bwuzi wawe, geraho ubwami bucumbike wawe, geraho ubwami bwiberi wawe, ugeraho uzajya uvuga rikijyana kubera ubwami. Imana ihabwe icyubahiro. Geraho hantu kubera ubwami, uzajya uvuga rikijyana. Ndafashijwe. Ubwami bise ntabwo bwageze nanone muri gereza. Petero yafunzwe n'umugabo witwa Herode,
yanavuze ngo azamwica ngo anezeze abayuda ngo azamwica nyuma y'abandi. Ubwami buraza, ubwami buraza. Abitorero bahamagaye cyitwa ubwami. Ubwami bumanukira muri gereza. Kandi ikintu nkundira ubu bwami, ushobora kubuhamagarira mu cyaro bukamanukira mu mujyi. Sifa kwako. Ushobora kubuhamagarira mu mujyi bukamanukira mu cyaro. Ushobora kubuhamagarira aho uvuka bugatabarira aho washatse. Ushobora kubuhamagarira aho washatse bugatabarira aho uvuka. Imana ihabwe icyubahiro. Ubu bwami ndashaka imikoranire n'ubu bwami. Wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, we tubana mu buzima bwa buri munsi, ndashaka kugira imikoranire n'ubu bwami. Imana ihabwe icyubahiro. Ugira ikintu cyitwa imikoranire n'ubwami bw'ijoro. Haleluya. Maze ubwami bw'ijoro bumanukira muri gereza. Bibiliya umva ko ivuga ngo nuko Petero ngo bamukura mu bitotsi, yari yanasinziriye. Ubwami bwageze no mu bitotsi by'imibabaro, umuntu arasinzira akarota neza. Ngo akomwa mu mbavu, ngo aramubwira ngo kenyera kweta inkweto tugende. Ngo maze ngo agira ngo ari kubirota mu nzozi. Iyo ubwami bwaje ugira ngo ni inzozi. Iyo ubwami bwaje wambara agatimba ukibaza nige sije. Ubwami aho bwageze agatimba urakambara ntibaburane. N'abanyamagambo munsi bagahabwa tezevu. Bagataha ubukwe bicaye ku munwa. Uzasanga ubukwe bwinshi burimo amanyamatiku mu mafoto no muri kamera, uzajya ubona abantu benshi bameze gutyo. Abandi bari guseka, abandi bameze gutyo. Ndebera iyi foto mu bukwe. Uwiteka aba yamanutse nko kuvuga ngo tezevu. Bwami bwaje, bwami bwawe buze. Yesu umunsi umwe abigishwa baramubwiye bati twigishe gusenga. Arangije arabegera ati mwigire hano mbibigishe. Arabwira ati musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Jye na data tuzaza, ubwami bwawe buze. Aho bwageze, aho iyi timu yageze, aho timu yageze n'abaganga birabacanga, bashiduka umuntu atwise kandi baravuze ngo ntabwo byakunda kuko iyi timu yaje. Ndashaka ko iyi timu igusura. Nkwifurije gusurwa n'aba bashyitsi. Tuzaza wari tubane nawe. Ihangane witegura aba bashyitsi. Kwitegura aba bashyitsi nta biryo bagusaba guteka, ni ukwitondera ijambo. Kuryitondera gusa. Itegura aba bashyitsi baje pe. Kwitondera amagambo yavuzwe nabo, amagambo yategetswe, ukitondera amategeko n'amateka. Aba bashyitsi baje, ni ukuri abashyitsi baje. Itegure abashyitsi baje. Imana ihabwe icyubahiro. Ndafashijwe. Bwami bw'Uwiteka muntu nahunda akitondera. Tuzaza aho hari tubane nawe. Muri tuzaza aho hari mwabonye uburyo munsi y'igiti cy'umurote mu Gideyoni ubu bwami bwaje aho hari kugeza ubwo muherekeza akajya kurwana n'abamidiyani. Ubu bwami bwaramuherekeje akajya mu rugerero, bukongera bukamuherekeza akajya ku kagezi. Ubu bwami aho bwamanuki, ubu bwami bwamanuki. Tuzaza aho hari tubane nawe. Ubu bwami bwabanye na Eliya Karumeli, bubana na Eliya Ikereti, bubana na Eliya Iserafati. Ubu bwami tuzaza aho hari. Umuntu niyitondera amategeko, niyitondera ijambo ryavuzwe, tuzaza. Imana ishimwe cyane. Negereza ku musozo, nagira ngo nkubaze ntese witondera amagambo. Aya magambo yategetswe yo muri iki gitabo cyitwa Bibiliya urayitondera cyangwa warayamenyereye? Ese witondera ibyahanuwe, witondera ibyategetswe? Ko Bibiliya ivuze ngo uyu muntu afite amahirwe menshi cyane, niyitondera aya mategeko akitondera ijambo, tuzaza aho ari tubane nawe. Iri jambo uryakiriye uti? Fata umwanzuro uvuge ngo Mana uhereye uno munsi, uhereye aka kanya ngiye kwitondera ijambo wategetse. Ngiye kwitondera ijambo wategetse. Ngiye kwitondera iryo wavuze ngo nzagendana nawe nkuruhure, ngabanya amatiku n'akavuyo n'akajagari. Ngiye kwitondera ijambo wategetse ngo ntugasambane.
ngendere muri ritime Yosefu yagendeyemo, kuko muri tuzaza aho ari no kwa Yosefu muri gereza barahageze, aba bashyitsi barahageze kubera ko Yosefu yitondeye ijambo ry'Imana. Aba bashyitsi bamusuye muri gereza bamukuramo, asubira aho yasebeye, atabarirwa. Haleluya! Aho yasebeye agira agaciro, aho yasebeye aba umuyobozi aho yasebeye, kubera ko agendeye mu ijambo ryo kwitondera iby'Imana yavuze. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwari mukurikiye iri jambo, reka turisubikira aha ngaha, ariko ikibazo kirabajije ngo witondeye ijambo ry'Imana? Witondeye iby'Imana yategetse? Witondeye ibyategetswe? Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo uzitondera ijambo jye na Data, haleluya, tuzaza aho ari. Mvuga ukuntu riryoshye, tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Ubu bwami buzaza mugumane, nta gahunda ihari yo kugenda. Menye neza ko ubu bwami iyo bwagiye bujyanwa no kwananiwe kwitondera amategeko y'ubu bwami. Iyo wananiwe kwitondera amategeko y'ubu bwami, ubu bwami burigendera. Ariko Bibiliya iravuze ngo umuntu niyitondera amategeko y'iki gihugu, ukagendera mu mategeko y'iki gihugu, ukitondera ijambo ry'iki gihugu, ngo tuzaza aho uri, tubane nawe. Ndifuza ko muri ibi bihe wakira aba bashyitsi. Kondisiyo ni ukwitondera icyo bategetse, hanyuma bakaza bakagusura. Kandi aba bazaza bashima ubushyitsi, mugumane, muzagumana, mubane, nta gutaha, nta gusezeramo. Haleluya! Muzagumana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ngusengere. Imana ishobora byose, ijambo ryawe riraryoha, riravuze ngo umuntu naryitondera. Haleluya! Yesu na Data tuzaza aho ari, tugumane. Uyu muntu wumvise iri jambo agize iki cyifuzo cy'uko mwagumana. Udusize twaba bande? Udusize twabigenza gute? Udusize ko twacanganyukirwa? Udusize ko Bagoriyati batumara? Udusize ko Abafilisitiya batwica? Udusize ko Abamidiyani baturangiza? Udusize ko Basisera batumara? Udusize twabaho gute ku isi tatworoheye? Turanzuye, dufashe umwanzuro, tugiye kwitondera ijambo wategetse, kugira ngo muze tubane. Tukwakiriye mu mitima yacu, tukwakiriye twishimye, tukwakirije yombi mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese, none n'iteka ryose, ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom.